Igitondo cyiza turabashimira Imana cyane nanone ko tubashe kuba turi bazima muri iki gitondo cy'umugisha. Turashimira Imana kandi ko Kristo akomeje kubana natwe mu buzima bwa buri munsi. Ibyo tunyuramo byose bya buri munsi Kristo arabizi, nta kibasha kumusoba, nta kibasha kumuyobera, azi ibyo tunyuramo n'impamvu yabyo. Reka rero tujye tumuha icyubahiro muri byose kandi tunezererwe ubuzima tunyuramo, byaduhaye tubyakire kandi tunezezwe nabyo. Baha ikaze rero muri iki kiganiro cyacu Romate, muranyihanganira narwaye ka giripe, ntabwo meze neza ariko ntabwo biri bumbuze kuvuga icyo Imana yashyize ku mutima muri iki gitondo. Ndajya nyuzamo nkorore ngire gute, ariko uko byagenda kose ijambo ry'Imana tugomba kurivuga. Yesu abanezeze. Reka dushime Imana. Mwami Yesu, turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye, turakomeza kuri umwami wacu kandi dukunda, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo cy'umugisha mbaha ikaze abadukurikira cyane kugira ngo dufatanize hamwe nabo gusoma ijambo ryawe, kumva ijwi ryawe, kumva icyo utubwira, kugira ngo imitima yacu ishobore gukomeza gusabana nawe. Umwuka wawe rero namanuka azadusobanurire, twigishe kandi dukomeze tunyurwe n'ijambo ryawe, kandi ubonamo rutanga bitware mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Mbaha ikaze mu kiganiro cyacu Romate, nk'uko bisanzwe ni Theogene Kayiranga. Ndanabashishikariza kandi gukurikira ikiganiro Soir mugezweho na Bizimana Adrien. Uyu munsi turasoma muri Zaburi cya 6 umurongo wa 10, aravuga ngo Uwiteka yumvise kwinginga kwanjye, Uwiteka azemera gusenga kwanjye. Abanzi banjye bose bazamwara, bagira ubwoba bwinshi, bazasubizwa inyuma, ikimwaro kizabatungura. Uwiteka yumvise kwinginga kwanjye, Uwiteka azemera gusenga kwanjye. Bene data, najya mabwire ngo gusenga kwacu kwa buri munsi ntabwo ari ukubusa. Icyo ni cyo cya mbere nifuza kubabwira, kuko hari igihe umuntu amara igihe kinini asenga, n'ibyo asengera akaba ntabwo ari kubikozaho imitwe y'intoki ako kanya. Ibyo ngibyo bigatuma ashobora gucika intege, ashobora kumva imbaraga zimunambutse mu burundu, akumva arenda kurangira. None urugero mbabwire ngo bene data, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka yumva gusenga kwacu. Uwiteka yumva gusenga kwacu. Ntabwo ari wa wundi utegera ugutwi gusenga igihe runaka, mu bihe runaka, igihe twitwaye gutya, igihe twagize gutya, ahubwo ngo Uwiteka azemera gusenga kwacu kandi kwinginga kwacu. Notre supplication, yarakumvise. Notre supplication, kumva kwacu, kwinginga kwacu, gusabana nawe mu mitima, turi kure, turyamye, tugenda mu modoka, rimwe na rimwe byaducanze, imitima yacu iri heavy, iremerewe. Data yumva gusenga kwacu. Ni ikintu gikomeye cyane kumva ko hari umuntu umva gusenga kwawe. Ari igihe umuntu aba ari ahantu yiherereye, ahantu umuntu atabasha no kuvuga, rimwe na rimwe yeruye, uri mu bwiherero, uri muri dushe, uri ahantu uvuga uti ndashaka kuba mbwira umuntu uri kumwe nanjye ari we Mana Data. Ukajya ahantu ukiherera mu cyumba cyawe. Mu cyumba cyanjye hari ahantu ngira mfukama ngasenga, kamera nk'igicaniro, muri toilette, muri dushe, bathroom, aho njya nkapfukama ngasenga. Kandi ibyo no ku kazi niko bimeze, naho hari ahantu njya nkapfukama ngasenga, nkaba nzi ngo aho hantu hose ndi nsenga, Imana iranyumva, irategera ugutwi gusenga kwanjye, kwinginga kwanjye kumviswe. Aho ngaho iyo umuntu atekereje ibi haba arimo, iyo arimo ahajya, arimo yinginga, arimo asaba, hajya avuga ati Mana uhimbazwe ko amasengesho yacu utayumvira gusa mu nsengero nini cyane z'ibitabashwa, ahantu hakomeye cyane, mu biterane bikomeye cyane, hajemo abakomeye, ahubwo ni ahandi kure cyane, tuba turi twenyine, nta wundi waduherekezayo. Aho ngo Kristo nawe amasengesho yacu no kwinginga kwacu agutegera ugutwi, akagusubiza. Uyu munsi muri iki gitondo ndi muri uwo mwuka wo kuvuga ngo isengesho ryawe utambutsa buri munsi mu ijwi ryoroheje wenyine, Kristo araryumva, Kristo aragushyigikiye, Kristo ntabwo yakurekura, Kristo akunezeze, Kristo yumve gusenga kwawe, Kristo agutabare, Kristo antabare
mu byo ndi kunyuramo bya buri munsi, yumve gusenga kwanjye, yumve gusenga kwawe, kandi nturambirwe, komeza usenge. Niba uyu munsi ibyo usengera bitarimo bigaragara ngo ubibone, ubigereho, ubifatishe ibiganza byawe, ariko ntushidikanye na busa ko Kristo atumvise gusenga kwawe. Kristo yumvise gusenga kwawe kandi arifuza kukugirira neza, arifuza kugushyigikira, arifuza komatana nawe, arifuza kumva ijwi ryawe mu isengesho rya buri munsi, ryaba ari ijwi ryoroshye, ryaba ari ijwi risakuza kubera ama emosiyo ari difficile, akomeye. Ibyo byose ntacyo bimubwiye, icyo ashaka ni ukubona wowe umuri imbere utuje, umutima wawe umugandukiye, hanyuma nawe ijambo ry'Imana rikatubwira ngo arumva, ategera gutwi gusenga kwacu, kwinginga kwacu arakumva, kwinginga kwawe arakumva, ntutuze, nturambirwe, kwinginga kwawe arakumva. Umwami wacu Yesu Kristo rero abagiriye neza, abiteho, abanezeze, kandi yumve gusenga kwanyu, yumve kwinginga kwanyu, abakize uburwayi, abakize inzara, abakize imyenda, abakize ababagendaho, abareberere mu buryo bwose, kandi mumunezerwe uko bukeye n'uko bwije, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Dusenge. Mwami Yesu, turagushima cyane kuri umwami wacu dukunda, turakunezere kuri mu ruhande rwacu, ngwino ubane natwe, ngwino tugirire neza, ngwino twiteho, ngwino ugendane natwe. Umva gusenga kwacu, tugutakira uyu munsi. Umva kwinginga kwacu, tugutakira uyu munsi. Umva Data ubusabane bw'imitima yacu nawe, maze umanukire kudutabara no gusubiza ibyifuzo tumaranye igihe gito, tubonere umugisha imbere yawe. Uganire natwe, tureshe ubugwaneza bwawe, kandi kimwe cy'imigisha kidutondeho iminsi yo kubaho kwacu yose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mugire umunsi mwiza rero, Yesu abanezeze, kandi ubwo n'amahoro atanga bikomeze gutwara muri mwebwe, none iteka ryose. Amen. Amen.